Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avuga neza official. Ndanezerewe cyane iki gitondo kubaramutsa mwebwe mwahisemo kubana natwe, mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Iki gitondo numvise nifuza ko tubana mu mwanya mwiza wo gusenga Imana, mu mwanya mwiza wo kubwira Yesu, mu mwanya mwiza wo kumwinginga kandi abasha kumva. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Dutangiye dusenga Imana, hanyuma turakomeza tugenda tuganira n'ibindi. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa kandi Mana yo kwiringirwa, ndakunezerewe cyane kuko umugambi wari mwiza ku bantu bawe. Ndagushimiye kuko uri Imana igira umuteguro mwiza. Ndagushimiye kuko watekereje ku muntu kera kandi ukamurema kandi ukamushyira ku isi kugira ngo ayibemo ndetse ukayimurindiramo umunsi ku wundi. Watanze Yesu kugira ngo umuntu abone ubugingo kandi abashe kukumenya no kukwizera. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye muri iki gitondo cy'umugisha Uwiteka. Gushimiye uburinzi bwawe bukomeye, bwa burinzi bubanye nanjye, bwa burinzi bubanye na bene data, bwa burinzi turindishwa mu ngendo dukora, bwa burinzi turindishwa mu kazi dukora, bwa burinzi turindishwa turyamye dusinziriye tudatekereza uko igikurikira kiri buze kuba kimeze, ukaturindira mu bitotsi byacu ukadukangura turi bazima. Bwa burinzi uturindisha aho tuba twicaye, aho tuba duhagaze. Mana we, ukuboko kwawe kwiza niko kuturamira. Ndagushimiye muri iki gitondo kuko unyemereye n'ukuri ugashyira muri njye uyu mwanya wo gusenga kugira ngo na bene data bari bunkurikire babane nanjye kandi bagire umugisha kubwo kubana nanjye muri iri sengesho. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye kubw'igitondo cy'umugisha utanze. Ni umunsi mushya uduhaye ndetse ubu ni umugisha mushya kuko ibyabaye ntabwo ari byo biba uyu munsi byabaye ejo, cyangwa ngo ari byo bizaba ejo hazaza, ahubwo umunsi ku wundi ugenda uzana igihe cyawo ndetse n'ibyawo. Izina ryawe rishimwe ko uduhaye. Ni umunsi w'umugisha ngo tuwunezererwemo. Icyubahiro n'ikibi cyawe Mana. Ndagushimiye kubw'abagabo warinze, ndagushimiye kubw'abagore warinze, ndagushimiye kubw'urubyiruko warinze, ndagushimiye kubw'abana bato wakomeje kurinda no kuzigama, ndagushimiye kubw'ababyeyi batwite, abana bari mu nda zabo bakarindwa. Izina ryawe rishimwe Mana. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye ko ukomeje kurinda igihugu cyacu. Ndagushimiye ko isi muri rusange abantu umunsi ku wundi bagenda babona ukuboko kwawe, nubwo bamwe babona imirimo yawe bakayirengagiza, ariko umuntu wese ujya uhumeka yarakubonye kandi yagiye abona ubutabazi bwawe. Mana ndabigushimiye, gushimiye imirimo yose ukora, iyo ukorera abantu bawe babizi cyangwa batabizi, bakuzi cyangwa batakuzi, bakwemera cyangwa batakwemera. Ukuboko kwawe kw'imbaraga kureberera abantu. Uko umunsi uhishize undi ukaza, tugenda turushaho kubona imirimo y'intoki zawe, nubwo bamwe babyirengagiza, ariko uri Imana iboneka. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye, ndagushimiye. Bahora utanga ku buntu ukayaha buri wese nta kiguzi. Mana nubishimirwe cyane, izina ryawe rihimbazwe. Uyu munsi rero, umunsi wa kabiri, ni umunsi w'umugisha utanze kugira ngo abantu bawunezererwemo. Mwami Yesu Kristo, nyemerera mu mpande zose z'isi abantu bagushaka bakubone. Nyemerera bifuza ubugingo babuhabwe, abatakuzi bakumenye. Hari abantu bifuza guhinduka mu ngeso, mu mico no mu myifatire, bakabyifuza kenshi ariko bikabananira. Inginzi Imana muri iki gitondo ngo ihindure imitima y'abantu yabaye akahebwe, yorohe muri bo, nuko bahinduke, bahindukirire izina ryawe bakumenye, bagukunde, bagukorere, bashake mu maso hawe kuko uri Imana ishakwa ikabonwa rwose. Nyemerera Mana abantu baruhiye mu byaha bigize imbata, barushye imitima iboshye, batajya banezererwa izina ryawe, bifuza kunezerwa ntibabibone, babura ibitotsi kubwo kugubwa nabi. Mana we, abo umwanzi Satani yafashe akabagira ingaruzwamuheto,
iki gitondo abo ndabingingiye ngo kubw'ijambo ryawe, kubw'imbaraga zawe zibohora, kubwo gutegeka kwawe utegeke Yesu, uhindura ibyanze guhinduka kuri bo. Abo babaye ingaruzwamuheto n'umwanzi Satani, akabagira abaretwa be, akabagira ibikoresho yifashisha ku manywa ndetse na nijoro, akabagira indushyi, bakabura amahoro y'umutima, bakagenda batayatunze, batunze ubutunzi bwo mu isi ariko amahoro ntayo. Mana, abo ngabo ndabingingiye ngo Uwiteka we ubagereho, uhindure abantu kubw'iri isengesho ry'iki gitondo. Abantu babuze amahoro bayabone, abantu barushye baruhuke, abantu baboshye babohorwe, kuko ubasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Mwami Yesu Kristo, iki gitondo ningingiye abantu barushye kandi baruhijwe n'ibibazo bitandukanye byo mu isi, ari abarwaye bagowe, bamaze igihe kirekire bari kwa muganga, bamwe ntibafite n'uwo kubitaho, bamwe ntibafite n'uwo kubageraho. Mana we, bararushye, imitima yabo irababaye cyane, barakomeretse kubwo kubabazwa n'umubiri. Uwiteka Nyiringabo, abo nabo iki gitondo ndabingingiye kugira ngo ukuboko kwiza kw'Imana kubagereho, kwa kuboko kwandokoye cya gihe, kwa kuboko kwandamiye bikomeye, kwa kuboko wandengeje nkavuga ngo ni Imana gusa ihabaye, nikugere mu bitaro Yesu. Ntabwo nakwatura amavuriro yose uko ari, ariko hari ayo twita akomeye n'ayoroheje, hose harimo ababaye barushye, bagowe, bataka kubw'umubabaro. Mana, abo ndabakweretse kugira ngo nabo ubagereho, nabo ubaruhure, nabo ubabohore. Ari abo abaganga babwiye ko batagikize rwose, ariko ubasha gukora ibiruta cyane ibyo abana b'abantu bashobora gukora. Ugura Imana ivuguruza imigambi y'abantu, kandi uri Imana ishobora ibyananiranye by'abantu babona ko byashyizweho iherezo. Wowe uri Imana ibasha kubisubiza mu buryo, uri Imana ifite imbaraga nyinshi. Mana, nyemerera iri sengesho rigere mu mavuriro yose, aho abantu baryamye barembye, aho abantu barushye bari, aho abantu bababaye bari, aho abantu bataka bari, aho abantu babuze igisubizo, ariyo abapimwa bakababuramo indwara nyamara umubiri ubabaye. Abo ntubagereho Uwiteka. Iki gitondo uhindura ibyanze guhinduka, uko twamaze kumenya neza ko gusenga kubasha guhindura by'abantu batabasha guhindura. Isengesho rigira amaguru riragenda, rigira umutwe ririkorera, rikageza ibisubizo ahabyo. Mana we, nyemerera iki gitondo ugere ku bantu babaye kubw'iri sengesho. Ingingiye indushyi, abapfakazi, imfubyi zirira zitaka kubw'umubabaro wo mu isi. Mana, ni wowe ugira ihumure, ihumure risumba iry'abantu batanga. Ni wowe ubwira neza umuntu akumva aranyuzwe, ni wowe uhumuriza umutima wihebye. Nyemerera iki gitondo Mana, ugirire neza ababuze uwo kubwira, bari gutaka ntibumvwe Yesu, nubagereho kuko wumva gusenga. Nuko nabona ihumure ry'umutima, nabo babona ibyiringiro bishya, nabo bumva inkomezi, nabo bumve bakomeye, nabo bumve biringizwa n'ijambo ryawe. Kuri Imana ibasha kurema ibitari biriho bikabaho, kuri Imana ikomeza ibidakomeye bigakomera, kuri Imana ishyiraho ibitari biriho bikabaho. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo uri Imana yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Ni ukuvuga ngo ijambo ryawe gusa ribasha guhindura ikintu, ribasha gukura ikintu ahacyo rikagishyira ahandi. Uri Imana yumva gusenga. Nyemera ugire neza abo ngabo babuze uwo kubwira, Mana, babuze uwo gutakira, babuze uburengezi, babuze ubutabazi. Kubw'iki gitondo babona ihumure ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ishobora byose, byananiye abantu urabishoboye, bidashoboka urabishobora. Uri Imana, uri Imana, uri Imana yo kwizerwa. Mu izina rya Yesu Kristo, gera mu bihugu byose byo mu isi, ku mugabane wa Afurika turimo, ku mugabane wa Aziya. Iri sengesho rigereyo, rihindure ibyanze guhinduka, abantu babohoke, abantu baruhuke, abantu bumva ihumure ry'imitima. Mu izina rya Yesu Kristo, ku mugabane w'Uburayi abantu babohoke, abishwe n'ibyaha bakizwe ibyaha, kuko uri Imana ibasha guhindura imitima. Mu izina rya Yesu, ku migabane yose y'isi, mu bihugu byose byo mu isi, ibihugu bigari ndetse n'ibito, izina ryawe Uwiteka niryamamare kandi rivugwe neza
hose abantu bakumenye, abantu baguhindukirire. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo rega ushaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri bakaguhindukirira. Nta wundi wahindura imitima, nta wundi wabohora abantu, nta wundi waha abantu agakiza, nta wundi waha abantu amahoro. Niyo umuntu yabyifuza akabona urushya akifuza ko aruhuka, ntiyabasha kumuhindura, ntiyabasha kumuruhura. Ariko wowe ufata imitima ikomeye imeze nk'ibuye ukayoroshya ikaba nk'inyama rwose. Nyemerera ubohora abantu bawe, nyemerera uruhura abantu bawe Mana, mu bihugu byose byo mu isi ababaswe n'ibyaha bananiwe kubireka no kubivamo. Izina ryawe Uwiteka rihindura imitima ya benshi kubw'iki gitondo. Uri Imana ishobora byose. Nsengera abantu bafite ingendo Uwiteka, izijya kure n'izijya bugufi uyu munsi, uhagarika impanuka mu birere byose. Izina rya Yesu, ukuboko kw'Imana gufite imbaraga kugere ku bantu bawe. Ni uko Imana itanga ihumure rishya, ni uko Imana itanga ibyiringiro bishya. Imana ibe mu ruhande rw'abantu bayo. Izina rya Yesu Kristo, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Mana we, hari abantu bagukeneye uyu munsi, hari abari kukwifuza bameze nka Yabesi wari wavukiye mu mubabaro n'agahinda, agataka agahamagara Imana, ariko ijambo ryaramubwiye ngo waramwumvise kandi umaze kumwumva umuha ibyo asabye. Hari abari gutaka batakishwa n'uburetwa bwo mu isi bakorerwa. Mana Nyiringabo, abo ngabo bifuza ko imbago zabo zaguka, niwagure imbago zabo, niwagure imbago zabo mu buryo bw'umwuka ndetse n'umubiri. Umuntu ukwifuza wese umvise iri sengesho uyu munsi abone ihumure, abone kwagurwa n'Imana. Kandi Mwami Yesu, ni ukuri kuko uri Imana yumva gusenga. Nyemerera iri sengesho rigere ahantu hose, ryaguke rigere kure, rirenga imipaka n'imbibi, nuko abantu babone ubwiza bw'Imana. Izina rya Yesu Kristo, ukuboko kwiza kw'Imana, kwa kuboko kw'imbaraga nyinshi, kubane n'abantu mu mishinga yabo, abifuza kukubaha no kukubahisha. Nuko ube mu byabo, nuko wagura ibyabo, nuko ubaha umugisha umeze nk'imvura, umugisha umeze nk'imvura. Nuko bagereho abantu babona ihumure ry'Imana, abantu babona ubutabazi bw'Imana, abantu babona uburengezi bw'Imana kubw'isengesho ry'uyu munsi. Izina rya Yesu Kristo twingingiye Uwiteka we, ababyeyi bari ku maseta babyara, ukuboko kwiza kw'Imana kubagereho, ihumure ry'Imana ribagereho, nuko ubarinde umubabaro urenze. Ahubwo Uwiteka ubahe umugisha wo gukikira impinja nzima, ubahe umugisha wo kubona ineza yawe, wo kubona ibitwenge, nuko ubanezeze kuko uri Imana. Twingingiye Uwiteka we, babyeyi babuze urubyaro, hari abamaze imyaka myinshi batekereza ko hari byarangiye, banabwiye n'abanyabwenge bo mu isi ko byarangiye, ariko twagiye tubona abantu benshi batanga ubuhamya bakavuga ko mu gihe byari bitagishobotse babonye ukuboko kwawe kwiza, babonye imbaraga zawe zikomeye. Nanjye Uwiteka uyu munsi nongeye kuguhamagara ku bw'abo ngabo barushye, bamaze imyaka 20 bagutegereje, 15, 13, 12, 10, 8, 7, 5, 3, 2, umwaka. Mana we, abo bose bari kuguhamagara, barizwa n'icyo kigeragezo, n'uwo musozi wo kubura abana. Mana nyemerera iri sengesho ribagereho aho baherereye hose mu mpande enye z'isi. Uwiteka we, ukuboko kwawe gukora ibikomeye, ukuboko kwawe guhamagara inyanja zikitaba. Uwiteka we, ijambo ryo ryarambwiye ngo n'imisozi iyo uyihamagaye yiritaba, ibasha kumenya ko ari umuremyi uvuze, ibasha kumenya ko ari umuremyi uhamagaye. Wowe ngo ubasha kubwira ikasi kasi n'ikusi bikumva kandi bikakumvira. Urakomeye, ufite imbaraga nyinshi Mana. Nyemerera uhamagare mu ijwi ryawe ry'imbaraga, mu ijwi ryawe ribasha gushyiraho ibitari biriho bikabaho. Hamagara abana, abo bantu barushye gutyo, abo bantu barira gutyo kubw'uwo musozi ubagoye kandi ubaruhije. Ubanezeze nk'uko wanejeje Hana, ubanezeze nk'uko wanejeje Sara, mu izina rya Yesu. Penina ngo yari arimo akoba Hana igihe kibaye kirekire, bigeraho atakibasha no gusenga.
kukubwira. Bene abo barushye batyo ntabwo babasha no kwatura amagambo, arashira ayo kukubwira, babona ntacyo bafite cyo kuvuga, n'isengesho bararyatura bikanga. Ariko abo ndabingingiye Mana, kugira ngo aho baherereye hose ukuboko kwiza kw'Imana kubagereho, ihumure ry'Imana ryuzure imitima yabo kandi ribasage rigwiriye mu izina rya Yesu. Abo babona ubutabazi, abo babona ihumure, tugende twumva amashimwe uko umunsi uza undi ugakurikira, tugende twumva amashimwe ya benshi, nuko tuzajya dushimana nabo, kuko Imana yabaremeye ibitariho biriho bikabaho, kuko Imana yabakoreye ibyari byarananiranye, tuzajya dushimana nabo bera bo mu isi. Aleluya, aleluya. Mana yacu ushobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Twingingiye abanyeshuri ku mashuri, ku bigo byose byo mu gihugu no hanze yacyo, mu izina rya Yesu. Haje abadayimoni biba abana, mu izina rya Yesu. Haje ababura ubwenge, Uwiteka we. Haje abateza indwara zidafite ibisobanuro. Izo mbaraga zose turazinanije muri iri sengesho ry'iki gitondo. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane n'abanyeshuri ku mashuri, mu izina rya Yesu. Uhagarike umwuka w'uburwayi, umwuka w'urupfu rudasobanutse, umwuka wo kuriganywa ubwenge, umwuka w'uburara ubaye mwinshi mu rubyiruko. Mana, iki gitondo ntuhindure ibyanze guhinduka ku mashuri yo mu gihugu turimo ndetse n'ibindi. Uwiteka Nyiringabo, uru rubyiruko nirwo ruzagukorera, uru rubyiruko nirwo ruzavuga kugira neza kwawe, uru rubyiruko nirwo ruzaguka rukagera mu mahanga yose yo mu isi ruvuga izina ryawe, nyamara ruri kwangirika. Mana, nugira icyo wakora, hindura imitima y'abana bato, barinde ibiyobyabwenge, barinde kwandagara no kwandavura. Uwiteka we, hindura ibyanze guhinduka, hindura ibyananiranye muri aba bana, kuko ukuboko kwe kubasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Tubone impinduka, tubone hari ibihinduka Mana, kuko urabishoboye. Aleluya. Gira neza ababyeyi bababaye kubw'abana babo babaye ibirara, ubw'abana babo batakaje Uwiteka icyerekezo cy'ejo hazaza, bababaye. Hari abakuririra umunsi ku wundi, ariko nifatanyije nabo kukubwira ngo Mana, hindura urubyiruko rwo muri iyi minsi, nuko benshi baye kukumenya, kuko nibyo byaba batura urupfu rw'ibyaha. Uko urabishoboye Mana, urabishoboye, nta kikunanira ndabizi. Nyemerera ugira icyo wakora, kuko uri umurengezi. Ingingi ababyeyi babuze minerivare, babuze ibikoresho by'ishuri ku bana babo, bari muri ako gahinda kameze gutyo. Uca inzira aho zitari, kingura imiryango ikinze, kuko uri Imana ibasha kuzuza ibituzuye. Abo ngabo babona ihumure, abo ngabo babona ubutabazi, abo ngabo babona uburengezi, abo ngabo bumva imitima yabo yongeye kugubwa neza. Ubw'isengesho ry'uyu munsi, uhindura ibyanze guhinduka, ureme ibitari biriho bibeho, wubaka ibitari byubatse byubakike, kuko uri Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Aleluya. Mana we, ningingi abantu bamaze imyaka myinshi bari kugusaba umugisha w'urugo, bamwe babita amazina, bandi babahindura ibidafite ishusho n'ibitagifite icyo kuvuga no kumara. Abo ndabingigiye Mana, harimo abakobwa bakuze bafite imyaka myinshi cyane, harimo abasore barengeranye, niko abantu babivuga, ariko wowe ntutinda ntukererwa. Abo ndabingingiye Mana, barimo barira batyo, barimo baguhamagara batyo, barimo bagutabaza batyo, bifuza kubahindurira izina. Abo nabo nubagereho kubw'isengesho ry'uyu munsi. Abo nabo nibabona ihumure. Hari abo tuzi, hari abo tutazi, ariko kuko uri Imana ishakwa ikabonwa, kuko uri Imana ihamagarwa ikumva, abo nibakubone, abo nibakubone Mana. Nutanga ubutabazi, nutanga umugisha, nutanga ihumure, nutange ibisubizo kubera abo mu isi bamaze igihe kirekire baguhamagara. Aleluya. Urakoze Mana, urakoze, urakoze kuko wumva gusenga, urakoze kuko ushobora ibyananiye abantu. Uyu munsi utanga umugisha, uyu munsi wumvira abantu, uyu munsi ugendane n'abantu bawe mu mirimo yose bakora. Umuntu wese wifuza ko Imana ibana nawe, Imana nibe mu ruhande rwe, kuko ari Imana ishakwa ikabonwa. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga. Ngaho nkundira tubane kandi tugumane, gumane n'abera bose bo mu isi, gumane n'abo bose bakwifuza.
gumane n'abagabo, gumane n'abagore, gumane n'urubyiruko ndetse n'abana batoya. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane n'umuntu wese wifuza ko Imana igumana nawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Haleluya. Imana yumva gusenga kandi Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Imana nishimwe. Turirimbe n'indirimbo ya 36 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ni indirimbo nziza iririmbwa mu gihe cyo gusenga kandi irimo ibihumuriza by'Imana. Imana ishimwe. Numiteho mukiza we, umva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntunsige. Yesu mukiza, umva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntunsige. Makwegera intebe yawe, mpabwa imbabazi, ngupfukamiye mbabaye, makukwizera. Yesu mukiza, umva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntunsige. Nta wundi nakwizigira, ni wowe nshaka, mvura ibikomere byanjye, umbabarire. Yesu mukiza, umva uko nganya, uko ugenderera abandi, nanjye ntunsige. Uri isoko y'amahoro, nyir'ubugingo, singira undi niyambaza keretse wowe. Yesu mukiza, umva uko nganya, uko ugenderera abandi, nanjye ntunsige. Haleluya. Imana ishimwe. Ari n'akandi karirimbo twajyaga turirimba, haciyeho imyaka myinshi, ariko ni indirimbo yuzuyemo ibihumuriza by'Imana kuri wowe wumva wifuza Imana, kuri wowe ubona uhamagaye Imana igihe kirekire, ukagira ngo ahari yarakwirengagije, ukagira ngo ahari byaranze. Ari n'abo Satani ajya yihebesha bakagera ku rwego bavuga ngo Mana ntukibishoboye, ngo Mana ngo ibi turabiretse, ntituzongera kubisengera ko turabona ahari warabonye bitari ngombwa. Oya, Imana ibasha gukora kandi igihe cyose ibasha gukora n'isaha ibitaragera. Reka nguhumurize no muri iyi ndirimbo, unyemerere uyumve kandi uyitege amatwi, nuko wongere kumva ihumure ry'Imana muri we, mu izina rya Yesu. Yabesi we uhawe umugisha, umuvumo wari ukuriho, kuva uyu munsi
umunsi ukuweho, kandi nawe ubwawe ubaye umugisha. Yabesi we uhawe umugisha, umuvumo wari ukuriho kuva uyu munsi ukuweho, kandi nawe ubwawe ubaye umugisha. Wahinganaga n'abandi bahinzi bakeza byinshi, ariko wowe ukarumbya, kandi atari ukuvuga ko imirimo itera, ahubwo ni uko urugi rwari rugikinze. Wahinganaga n'abandi bahinzi bakeza byinshi, ariko wowe ukarumbya, kandi atari ukuvuga ko imirimo itera, ahubwo ni uko urugi rwari rugikinze. Yabesi we uhawe umugisha, umuvumo wari ukuriho kuva uyu munsi ukuweho, kandi nawe ubwawe ubaye umugisha. Yabesi we uhawe umugisha, umuvumo wari ukuriho kuva uyu munsi ukuweho, kandi nawe ubwawe ubaye umugisha. Wacuruzanyaga n'abandi bacuruzi bakunguka, ariko wowe ugahomba, kandi atari ukuvuga ko ari bo bakungu, ahubwo ni uko urugi rwari rugikinze. Wacuruzanyaga n'abandi bacuruzi bakunguka, ariko wowe ugahomba, kandi atari ukuvuga ko ari bo bakungu, ahubwo ni uko urugi rwari rugikinze. Yabesi we uhawe umugisha, umuvumo wari ukuriho kuva uyu munsi ukuweho, kandi nawe ubwawe ubaye umugisha. Yabesi we ubaye umugisha, umuvumo wari ukuriho kuva uyu munsi ukuweho, kandi nawe ubwawe ubaye umugisha. Wiganaga n'abandi banyeshuri bo bagatsinda, ariko wowe ugatsindwa, kandi atari ukuvuga ko ari bo bahanga, ahubwo ni uko urugi rwari rugikinze. Wiganaga n'abandi banyeshuri bo bagatsinda, ariko wowe ugatsindwa, kandi atari ukuvuga ko ari bo bahanga, ahubwo ni uko urugi rwari rugikinze. Yabesi we uhawe umugisha, umuvumo wari ukuriho kuva uyu munsi ukuweho, kandi nawe ubwawe ubaye umugisha. Yabesi we uhawe umugisha, umuvumo wari ukuriho kuva uyu munsi ukuweho, kandi nawe ubwawe ubaye umugisha. Yabesi we uhawe umugisha, umuvumo wari ukuriho
kuva uyu munsi ukuweho, kandi nawe ubwa ubaye umugisha. Haleluya. Imana iguhe umugisha kubwo kubana natwe uyu munsi, kandi Imana igushyigikire kurushaho. Imana ishyire ihirwe mu kibanza cyawe kuruta mbere. Ukomeze kubana n'Imana.